Nkumbuye umwana twareranywe, nkumbuye umwana twareranywe, buri joro ndamurota, icyazana ngo tubane. Nyaruganya okay. Bakunzi ba MT22 Music ndabasuhuje cyane, nizere ko aho murimo meze neza kandi mutameze neza muhumure, ukuboko kw'Imana kurahari kugira ngo kubagirire neza. Uyu munsi rero ndashaka kwita ku bantu bagitangira. Murabizi nyango mureba ku ma comment batanga, benshi usanga tubaha amasomo ari hejuru ya level zabo kandi bagitangira. Uyu munsi rero reka mbaheho gato nibura nka part 1, part 2, part 3 cyangwa part 4 nimwangurira nta kibazo ndayibakubita, ariko ndashaka kubaha umwanya muremure kugira ngo abatangira ufate umurongo wige, uhere ku cyambere, cya kabiri, gatatu, kane, basi mu minsi iri imbere nzongera mbatwikira ibindi 5, 6, 7, 8. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo dutangire hanyuma mbereke buri kantu uko bigenda. Turabanza tumenye rero iyi gitari yacu. Hari ibice by'ingenzi kuri gitari tugiye kubanza kumenya tuzakoresha cyangwa se uzasanga kenshi ku ma internet cyangwa mu bitabo bitandukanye byigisha umuziki. Ubu briefing ngiye kuguha y'uburyo tuziga niyo ya mbere na mbere, muri make uyikurikirane, niyo ya mbere ikomeye. Kuri gitari turabona iyi migozi ihari mu rurimi rw'amahanga twita strings, mu cyongereza strings. Hanyuma tukabona n'utundi ahangaha tw'utumwa tuzamuye utwuma ngutu hano. Then utu twuma mubona utu batwita fret mu rurimi rw'icyongereza. Kandi akenshi navuga ngo mwizina riri common cyangwa rivugwa n'abantu bose batwita barrette. Okay, barrette ya mbere cyangwa fret ya mbere ni iyi, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, gutyo ziba ari nyinshi. Gitari zigiye zifite fret nyinshi zitandukanye. So iyi mirya rero nkuko mubibona ni imirya 6. Hari na gitari zifite imirya 12, 24, ni nyinshi, ariko n'ubundi micurangire bari imwe. Iyo wize iyi ngiyi n'ubundi ucuranga ziriya. Hari na gitari bita bass guitar. Bass guitar akenshi guhera ku mirya 4 kuzamura kugera kuri 12, nayo nazo zaraje zirahari. Ariko iyo babara imirya, mu bimenye icyo kintu ko turacyitaho cyane mu myigire yacu. Iyo babara imirya kuri gitari bahera ku murya wo hasi. Mu gitabo baravuga ngo bahera ku murya muto. So ubwo uyu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitari yacu ifite imirya 6, sibyo? Ifite imirya 6, sibyo? So twabanje kubona iki cyo bita fret. Twabibonye fret arizo barrette akenshi dukunda gukoresha aho tuba turi mu magroup atandukanye. Hanyuma twongera kubona icyo bita imirya ariyo strings, muri rw'icyongereza strings. Hanyuma kuyibara rero nkubwiye ngo kora ku murya wa 3, ubwo uba ruhereye hasi 1, 2, 3, uhereye hasi, sibyo? Icyo kintu ukibuke neza, sibyo? Reka turebe. Dushushanye imirya yacu, sibyo?
twavuze ko ari imirya itandatu. Okay, aka ni agafashe imirya, ubwo ni akangaka k'umweru muri kureba hano. Hanyuma dore fret ya mbere ngiyo, sibyo? Fret ya kabiri, then fret ya gatatu, then tugire wenda fret enye. Okay, fret enye. Tubonye ikintu bita fret, tubone icyo bita strings, sibyo? Fret and strings twayibonye. Kandi ko babara imirya bahereye hasi. 1 2 3 4 5 then 6. Okay, 6. Now ikintu tugiye gukora rero, tugiye kureba ngo ese ubundi iyi mirya amazina yayo nayahe. Tugiye kuranga umurya wa mbere witwa nguki, kandi mu ndimi zose byaba ari byiza, mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza. Umurya wa mbere witwa I mu Cyongereza, mu Gifaransa ni mi. Umurya wa kabiri bawita B, mu Gifaransa bawita C. Umurya wa gatatu bawita G, mu Gifaransa bawita sol. Nizere ko turi kumwe. Okay, so hanyuma rero umurya wa kane bawita D, then mu Gifaransa bakawita re. Okay, umurya wa gatanu bawita la, bawita A mu Cyongereza, mu Gifaransa ni la. Umurya wa gatandatu uhwanye n'uwa mbere n'ubundi ni I. Okay, ni I, then anga ni mi mu Gifaransa. Muri make mitegereza neza murebe icyo bita fret twayibonye, strings twayibonye, then tugiye kureba uko iki imirya yitwa. Ubwo muri make utayifashe, okay, uyicuranga gutya: ni mi, si, so, le, la, mi. Mi, si, so, le, la, mi. Hari akajambo dukoresha kera mu bigo by'amashuri twigisha, tukabwira abantu ngo misi karama, hanyuma genda usorere mi. Misi sorera mi, misi sorera mi. Sawa, unakoze. Mbese ni nk'interuro twafashe ya misi sorera mi. Now tugiye kureba rero icyo bita fingers, intoki. Intoki zikora zite? Intoki zacu zikora zite? Urutoki rwa mbere rero, ubundi kuri gitari, urutoki rwa mbere ni uru rubanziriza igikumwe, muke ruri kumwe rwegeranye n'igikumwe, ni urutoki rwa mbere. Urwa kabiri ni uru, urwa gatatu nguru, urwa kane ni agahera, sibyo? Urwa kane ni agahera. Hanyuma igikumwe akenshi ku bitabo cyangwa ku ma internet usanga banditseho inyuguti ya ta, bisobanura thumb, bisobanura igikumwe. Okay, ariko ubundi ni number 5. Okay, number what? Number 5. Fingers. Dushobora gukoresha wenda tujye cyo twiranje. Okay, iyi ni right hands yacu, right hands, sibyo? Then twabonye ko urutoki rwa mbere uruhe ni urwegera igikumwe. Iyi ni rimwe, iyi ni kabiri, iyi ni gatatu, iyi ni kane, iyi ni thumb. Ta mu bundi buryo twakora cyuta 5. Urutoki
rwa 5 ni kimwe n'urundi mpamvu nshushanyije rumwe n'ubundi zose ni kimwe. Urutoki rwa mbere ni uru kandi rukaba uru. Okay, zose urabona ko zigendana, sibyo? Zose ziragendana, niko zibarwa. So tugiye kureba rero ngo ese inota rikandwa gute. Okay, tugiye kureba ngo ese do yacu ikandwa ite. Ngiye gushushanya imirya yacu itandatu. Okay, tugiye kureba urutoki rwa mbere. Urutoki rwa mbere kumurya wa kabiri kuri freti ya mbere. Dore nahanga turandika umubare w'urutoki ni urwa mbere, hanyuma urutoki rwa kabiri kuri freti ya kabiri ku murya wa kane. Dore naha ubwo ni urutoki rwa kabiri, sibyo? Urutoki rwa gatatu rurajya ku murya wa gatanu kuri barete ya gatatu cyangwa freti ya gatatu. Urutoki rwa gatatu iyo ubwayo bayita do. Mu Cyongereza ni C. Mu Cyongereza ni C. Ni gute rero sasa? Tujye muri pratique. Twavuze ko urutoki rwa mbere rujya kuri freti ya mbere ku murya wa kabiri. Ugomba kwitonda kuko iyo ukandiye kure urababara, kuko filozofi iravuga ngo uyu murya ni icyuma, n'aka kantu ubona ko bita freti twabonye nako ni icyuma. So iyo bihuye bigakoranaho sound irasohoka. Bivuge ngo iyo ukandiye inyuma cyane hano ujya kugezayo warushye wabaye intoki, egerezaho gato. Ibyo nari babwiye masomo aherutse. Okay, aho ngaho ubu twitse. Urutoki rwa kabiri rujye ku murya wa kane kuri freti ya kabiri. Urutoki rwa gatatu rujye kuri freti ya gatatu ku murya wa gatanu. Okay, wirinde ku buryo inyama ziri munsi hano gutya zitaza gukoma indi mirya iri hasi. Okay, izi nyama za hano ugomba gushinga intoki zawe, ukazishinga rwose, apana kuziryamisha ngo zisinzire zijye kurota, ahubwo urazishinga. Muri make ukandisha izi nails ziri ahangaha. Okay, iyo bayita do. Do uhera ku murya wa gatanu ucuranga umanura. Okay, alright, iyo bayita do, sibyo? Wagiye do. Niwumva imirya ivuga ngo umenye ko bitagiyemo neza, ugomba kwegerezaho inyuma gato ya frete baguhaye nkuko nabikubwiye. Hano nibyo, naha nibyo. Okay, then okay, iyo bayita do, sibyo? Ubwo ari do rero tugiye kureba urutoki rwa mbere rurajya kuri freti ya kabiri ku murya wa gatatu. Alright, hanyuma urutoki rwa kabiri rurajya kuri freti n'ubundi ya kabiri ku murya wa mbere. Alright, wone nk'ahantu kiri. Hanyuma urutoki rwa gatatu rurizamukira rujye kuri freti ya gatatu ku murya wa kabiri. Wakangahe? Wa kabiri. Hanyuma uracuranga uhereye ku murya wa kane. Iyo bayita re. Right? Sibyo? Numva bisarara umenye ko wakotoye, ariko tayari nukurikiza amahame nakubwiye yo gukanda rwose wegerejeho. Imana irahita iguha umugisha. Umugisha. Right? Wayibonye? Okay, twabonye do,
tugiye kureba re. Hanyuma re twayishushanya gute rero sasa? Twagiye ubu nta mikino sibyo se? Mwabinsabye reka mbibaye tu. Okay. Ndi gushushanya imirya ntimurambirwe muhumure. Okay. Re twabonye ko urutoki rwa mbere rujya kuri fret ya kabiri ku murya ya gatatu. Bano urutoki rwa mbere, urutoki rwa kabiri rujya kuri fret ya kangahe? Ya kabiri nanone ku murya wa mbere. Urutoki rwa gatatu rujya kuri fret ya gatatu, okay, ku murya wa kabiri hano. Urutoki rwa gatatu sibyo? Tayari iyi bakayita re. Okay, mu bundi buryo mu cyongereza bayita D. Okay, so now tugiye kureba rero, tugiye kureba ngo aya manota yacu ahangaha twayastruminga gute, twayacuranga gute mu buryo bw'ibanze. Okay, do yacu izi ntoki uko eshatu murazibona, ubwo ni urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu. Urwa gatatu rugiye kujya ku murya wa mbere, mwayibonye. Urwa kabiri rujye ku murya wa kabiri, urwa mbere rujye ku murya wa gatatu. Mwayibonye ukuntu imeze ahangaha, nizere ko biri kugaragara neza. Okay, okay, muri make watangira imyitozo ivuga ngo ubona ko ari intoki, urutoki rwa mbere nguru, rwa kabiri, rwa gatatu. Urutoki rwa mbere ruri ku murya kangahe? Wa gatatu. Urutoki rwa kabiri ruri ku kangahe? Wa kabiri. Ndetse urutoki rwa gatatu ruri ku murya wa mbere. Okay, iyo myitozo ya mbere na mbere ukanze do yawe, wayikanze aha, sibyo? Alright, noneho rebe igikumwe cyawe ngiki, twabonye ko urutoki rwa gatanu cyangwa thumb. Muri do uracuranga umurya kangahe? Wa gatanu. Rimwe ubone kumanuka za zindi. Alright, ba 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 kongera. Okay, iyi niyo bita arpege cyangwa strumming. Okay, ubwo turi muri do, curanga umurya wa gatanu. Umbuye umwana twareranywe, umbuye umwana twaresye. Urukira aho ngaho ko twize uyu munsi do, sibyo? Strumming. Okay, ubundi buryo bw'iyi strumming rero nayo yoroshye, bisaba ko ngiye nigisha strumming ebyiri mu position ebyiri, bifasha abanyeshuri banjye. Hari no gukoresha urutoki rumwe rwa mbere nyine nguru. Okay, ubyumva? Muri make ni uburyo bubiri ugomba kwiga bukagufasha mu buryo kandi ukabukora neza. Okay, ubu koroheye bwa mbere na mbere ni ubu, urutoki rumwe. Umbuye umwana twareranywe. Okay, bayibonye? Iryo ryo somo ry'ibanze kuri do. Intoki zose noneho zose ugomba kuziga, twarisha twazibonye. Okay, ize kwitegereza strumming yacu. Okay, noneho muri re, ni wajya muri re yacu twabonye, cyangwa urayibuka neza, twayibonye. Uracuranga noneho igikumwe cyawe kiracuranga umurya kangahe? Umurya wa kane noneho. Okay, ahangaha birakomeza n'ibisanzwe strumming hano.
keretse igikumwe nicyo gihinduye kijya ku murya kangahe wa kane. Okay, n'urutoki rumwe byashoboka. So muri make twize briefing, tubona icyo bita fret na strings, sibyo? Tubona icyo bita fingers, fihwati fingers, fihwati fingers. So iryo ni isomo rya mbere na mbere kuri gitari. Impamvu ritinda no kubanza ku briefing ibingibi gitari, tukamenya ngo imirye yitwa gutya, tukamenya ngo intoki zifatwa gutya, imirye ibarwa gutya, biro ni byinshi. Isomo ry'ibanze rya mbere na mbere iyo umunyeshuri aje muri karase iteka ryose riba rirerire. Rero muryanganire, ariko sinzongere kumva ngo amasomo y'ibanze ntago mwayafasha, kuko n'ubundi ndakomeza guha bari kuri level kuko benshi baramamagara benshi, ariko kandi namwe mwari mwarabinsabye mushaka gutangira. So gake rero nimutangire mufata abandi vuba tuzamuke. Nababwiye ngo mu minsi iri imbere gato ndashaka kubashyiriraho online, uburyo nzaba umunsi yaduhura online tugakora, kandi bizashoboka. Kandi ubishimye nabyo ujye wandika kuri comment, urabyemerewe. Abatarakora subscribe muzikore rwose nta kibazo, kuko biduha supportinga cyane. Musharinga ama video yacu agere kure. Intego nari babwiye ni ukugaburira isi biciye mu mpano Imana yaduhaye, kandi nawe ntuzabibagirwe. Nimo ndaguha, so ubwo ndi kuguha rero ndakwinginze nawe habandi umubyeyi ugaburira abandi. Ubwo ugaburira abandi na Imana izakugaburira mu izina rya nde, rya Yesu. Okay, nuko imeze. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Imana ibagire neza rero, nakagaruka next nzabaha ibindi. Nshobora kubaha party ngiyi. Hari umunyeshuri wanyibukije mu gitondo wambwira ngo improvisation muri soul part 2. Nabaye part 1. The next I will give you part 2 of improvisation of G cyangwa the soul. Hanyuma urumva amasomo ni menshi, nzagenda sibyo mbagabanya bijyanye n'ibyifuzo n'amarevo mufite. Mujye mwihangana gusa mukurikire YouTube nyine, ibyifuzo byose biriho. Imana ibagire neza, ndabakunda. Ciao ciao.